muri Isilamu gukora icyaha wasambana sibyo, wanywa inzoga, ariko hari ukwezi bageramo ibyo byose utabyemerewe kuko ari Ramazani, kwezi gutagatifu. Nisambana njye rehema ngasambana ndajya koga janaba, nukoga janaba ndafata amazi njye muri dushe nyoge mpere iruhande runo, ubwo nasambanye ndikoga ndi kwikuraho wa mwanda nakoze, mbona ukuntu ndi kujya ku muswara gusara, ndahendoga iki gihande ndoga ku buryo amazi mu mutwe agera ku mutwe, ndoga iki gihande nindangiza noge n'iki, nindangiza mite ntawaza njye ku muswara, Imana ibimbabariye ibyaha nakoze. Umuntu wapfuye bivuga ko niko Qur'ani yemera, aba yumva. Mukumva rero bamushyiramo amazi adatwika nkayo we wanywa, ya mazi rero nk'umuntu wapfuye hari ibintu bisohoka hasi by'umwanda. Yego. Iyo bisohotse nyine bamaze, nicyo kintu cya nyuma bahita bakora, babimusohoramo barangiza bya bintu. Nta muntu uba wemerewe kubitwara, babimenamo umunyu, ubwo n'aya mazi bamuhagije bayamenamo iki, umunyu. Twemera ko Yesu yatubambiwe, ariko bo ntabwo bemera ko yabambwe, kuko bakubwira ko ubwenge afite atajya ku musaraba, kuko iyo bajya kukubwira bakora kandi Yesu yarahetse umusaraba. Igihe Petero niba ari Petero amwenguzana ngo ngutwaze, bakubwira ko ntaho yigeze amusubiza. Cyo nanjye ndaga nshinga nkavuga ati ntabwo yabambwe, abambwe n'ubwenge afite. Umushehe arambwira ngo ngorehe, wari ikintu kimwe ngira ngo nkubwire, hari ibintu utazageraho nuguma mu bugoryi urimo. Kujya ku muswara mu gitondo, saa sita ukajya ku muswara, saa cyenda ukajya ku muswara, ubwo gasara nyine ukajya gusara, saa 12 saa 5 kuziza ibipindi 5. Ati Abanyafrika ikintu cyatwishe twizereye mu gusenga. Ambwira uburyo nshobora kugenda imbere y'igiti nkakibwira ibyanjye, igiti tureba nkakibwira ibintu byose. Arambwira ngo impamvu udatera imbere, hari abantu bakoresha inyenyeri yawe, ibintu nk'ibyo. Akantu k'inyenyeri nabo barakaze. Yego. Satani afite imbaraga koko. Hari abantu bakoresha inyenyeri yawe, ushobora kugenda ku giti wamara kukibwira ibyo ushaka byose, wowe wazamuye niya, wazamuye kwizera, wamara kuvuga umaze kubwira icyo giti, ugakora ku butaka bwaho igiti gigize ute gitereye, ugasiga mu maso, ukagenda ugategereza iminsi mike. Cyiza kiradutegereje mu ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Amahoro y'Imana, inshuti wahisemo gukira Beora washyingiwe, tuguhaye ikaze wowe ubizi kuri umugeni wa Kristo. Kano kanya ukaba witeguye ku buryo aramutse aguhamagaye wamwitaba. Hari abantu Yesu yahamagara ntibamwitabe kandi bazi ko ari abageni, cyangwa se babizi ko ari umugeni. Ko nanone iyo dukoresheje ijambo abageni buriya tubikize mu bwinshi, ntabwo tuba tubivuze neza kuko Yesu ntafite abageni ahubwo afite umugeni. Itoro ni rimwe mu moko atari amwe, ubwo tuba tuvuze, iyo tuvuze mu moko atari amwe tuba tuvuze, ntabwo tuba tuvuze mu madini, ahubwo tuba tuvuze tuba tuvuze mu bihugu cyangwa se mu bice bitari bimwe. Hanyuma iyo bose bahuye rero bahinduka umubiri umwe. Niba rero bizi kuri umugeni wa Kristo, biragusaba kwirimbisha ku manywa na nijoro. Niba ukibishidikanyaho kandi ubwo umenya ko utari we. Nta mwana utamenya se mu gihe se amuzi cyangwa bari kumwe. Rero umugeni wa Yesu witegure kandi umenye ko ari hafi yo kuza kukujyana. Ngiye nitwa Umuhira Antoine, ntabwo ndi njyenyine, ngize amahirwe cyangwa se ngize umugisha
wo kubana n'umutumirwa. Reka tumusabe dusuhuze anatwibwire hanyuma tubane ariko tuziranye. Ni karibu. Amahoro y'Imana abane namwe. Murakoze. Yesu nashimwe. Ahimbazwe. Amazina ni Nyampinga Rehema. Ndi umugore w'umugabo n'abana. Ndi umukristo. Ndi mu rugendo rujya mu ijuru ndasiganirwa. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Murakoze. Nyimira tubane dusenge, tumara gusenga dutumire Imana. Nubwo mbizi neza ko hano hari, ariko tuyitumire mu kiganiro cyacu kugira ngo abe ari tuyobora. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko uri mwiza. Tugushimiye ko uri Imana. Twebwe turi abantu ariko uri Imana. Turanahinduka rwose ariko we ntabwo uhinduka. Uri Imana yo kwizerwa. Naho abantu batakwizera ariko uwo kwizerwa. Uri ibyiringiro by'abagenzi. Ndetse umuririmbyi yarafashijwe aravuga ngo tugufite ntitwifuza undi murengezi. Natwe turagushimiye cyane ko uri Imana iba mu ruhande rwacu uko bwije n'uko bukeye. Kandi tugushimiye ko tujya tubona ineza yawe. Hari ibintu biza bigashaka kutwihebesha. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo nihagira ikintu cyiza kikandemerera muri uru rugendo cyangwa kigashaka kunca intege, kigashaka kunkura muri ino nzira, havuga ngo uzaze uce iyo migozi izaba imboshye umutima, kuko nezezwa no kuba mbohotse rwose nkabona uko ngukorera. Haravuga ngo none nkurandinde Mwami Yesu untunganiriza imigambi. Natwe uturinde udutunganiriza imigambi. Vugira muri twebwe, twemeye kugukorera no kukubera ibikoresho bizima kandi bigira umumaro, yaba ari kuri wowe ukorera muri twebwe, yaba no kuba dukurikiye bashaka kumva ijambo ryawe. Ngo bana natwe utugire neza, uduhe umugisha kandi imbaraga nyinshi z'Imana zibe ku buzima bwacu. Ndagushimiye kumva gusenga no kwinginga, ngaho korera muri twebwe tubisabye Imana twizeye izina rya Yesu. Amen. Ya Rehe, Imana iguha umugisha. Ni gute witwa Rehema ukaba n'umurokore? Kubera ko urumva kwitwa Rehema ukaba n'umurokore byanga bikunda bifite ahantu byaturutse. Ushobora kuba utaravutse uri umurokore pe. Kubera ko barema b'abarokore nzi asundi nzi barehema bangahera. Nzi Rehema umugore wacu, ubwo n'umugore wa Garafurere, niba nadukurikira ubwo ndamusuhuje. Nzi na Rehema umwe twakoranye, ubwo nzi nawe ahari ubanza ari abo, ariko abo bose nzi ni abamizirimo. None rero mpuye na Rehema w'umurokore. Ahubwo twigeze no kubana n'umuntu witwaga Muhamedi w'umupanekote rwose yatuyoboye mu rubyiruko. Yari umurokore n'ubusanzwe? Yari n'umurokore rwose ko twanasenganaga muri ADPR, ayoboye n'urubyiruko mu rwego rwa paruwasi. Noneho akajya avuga ati ngiye nitwa Muhamedi w'umurokore. Ariko di Muhamedi reka nzamuhamagare mubaze kakiraho akiri umurokore. Gutyo yitwa Muhamedi gutyo ariko ari umurokore. Hanyuma izina Rehema rivaye. Navukiye mu muryango w'Abasilamu. Aho ryavuye. Bivuze ngo wabayeho uri umusilamu. Ubuzima bwo muri Silamu bwawe bumeze bute? Nabayeho umusilamu kuko n'imfura yanjye yitwa izina rya Kisilamu. Ubwo nawe mwese utarakizwa? Duhera aho ngaho banza ubuhamya bw'uko wabayeho icyo gihe. Navukiye mu muryango w'Abasilamu. Papa wanjye ari umusilamu na mama. Papa amaze gupfa, mama abivamo aba umukristo, ariko njye ngoma mu Basilamu. Mama ajya mu idini ryari ryaje yitwaga Restoration Church. Ngiye ngoma mu Basilamu. Nkajya njya kwiga Korani, nkajya no gusenga mu Basilamu barokore. Bitewe n'uko iwacu nyine bari abarokore ariko njye mbagumamo. Abasilamu nabavuyemo mbaye umugore. Shatse umugabo. Bivuze ubwo ni muri Covid niho nabaye umurokore. Tagira ngo ni na kera. Njye nkijijwe vuba, ndacyari umwana,
ariko ntabwo nkiri gukikirwa, ndi kwiga gutera intambwe. Ibintu by'uyu mugabo naza gusanga nta muhanga wabyo, wiyita umuhanga mu by'uyu mugabo ari umuswa, kuko abanyarwanda ni abahanga. Umunyarwanda yavuze ngo ingunguru irimo ubusa n'isakuza. hanyuma se ni gute nyine wajyaga kwiga ngo ni Korani, warangiza ukajya no gusenga mu kirokore? Izo mana ntizahanganaga? Nari umwana, nari nkiri muto, ariko aho maze gukurira ntabwo nongeye kubikora. Nagumye mu basilamu, igihe kiza kugera mva mu basilamu njya mu barokore, imba n'umuririmbyi, nza kubivamo nanone mu baririmbyi kuba mu barokore, sibira mu basilamu. Karabaye noneho nza kuva mu basilamu mvamo mvuyemo mba umurokore. wenda akantu kamvamo mvuyemo niko kampaye ihumure, naho ubundi uvuga ngo uvamo uza amarokere kuvuga none uzasubirayo. Aka kantu kamvamo mvuyemo, navuyeyo mvuyeyo. wenda ako kamvamo mvuye, wenda ko karamfashije. Nabundi nari ntangiye kwiheba, nari kuvuga nti wasanga turi buhaguruka hano agasubirayo. Buriya hari umuririmbyi wavuze ngo natinze cyane kwitaba Yesu wamuhamagaraga. Undi muririmbyi ajya mu karimbe avuga ngo iyo mbimenya cya gihe nataye nari gufata Yesu nkareka ibindangaza nkifatira Yesu tukabana karamata. Zika abantu benshi bajya bavuga ngo Imana ngiri guhamagara abantu, ngihamagara ngo wishaka, ngo hari abantu ngo banze kwanga kuza bataje gukizwa kuko ngitarabahamagara. Kandi Imana yarabahamagaye ahubwo batinda kwitaba, barinangiye. Ubu hari abantu bavuga ngo ntirabahamagara. Yarabahamagaye ahubwo ikintu cyabuze baratinze, banze kwitaba. Mpuriza ubuzima bw'ukuntu wajyaga kwiga Korani ukajya no gusenga, nihe wafashirizwaga? Ni ibihe byagufashaga hamwe, nihe byagufashaga ahandi? Ntakubeshye sibyo, tujye dukoresha ukuri. Muri icyo gihe nafashwaga no muri Islam. Ni ibiki byagufashagayo? Ikintu cya mbere cyamfashaga buriya muri Islam, imyigishirize yabo sibyo, imyambarire. Ikintu cya mbere abasilamu bagira urukundo. Vuga ngo bagirirana urukundo. Kuko urukundo rwabo ni urwabo, ntabwo ari urwabo n'abakafiri. Ni urukundo rwabo nyine. Barakundana. Niyo mpamvu uvuze ngo bagirirana urukundo. Barakundana. Sibyo, n'imyambarire. Buri bintu byankururaga. Ariko maze gusobanukirwa, naje gusanga ibyo byose ntaho bihuriye. Kwambara gutyo no kugira urukundo ntaho bihuriye. N'iki dini ya Islam isaba. Isaba iki rero? Bajya nirinda kujajinga ku matorero bitewe nuko abasilamu nababayemo. Ubu ngubu ndi mu barokore, ndateganya ko barekura, ndateganya ko bavamo, sibyo? Ndaje kubwira abantu bidahuriye. Yego. Ndanabikubwira no mu barokore. Islam isaba urukundo kuko n'Imana idusaba gukundana. Sibyo? Ikindi Islam imyigishirize yabo nubwo batajya babyemereza guhura n'iy'abarokore, ndakubwira ukuntu ihura. Naje gusanga bose batoza urukundo. No mu barokore icyo dusabwa n'iki? Ni urukundo. Iyo urukundo rudahari biba byagize ute? Byapfuye. Ibintu bidafite aho bihuriye nashatse kuvuga, abasilamu batozwa urukundo bakereka ko bakunze abantu, ariko umusilamu agukunza uri umurokore ashaka kugukurura agira ute? Akuzane muri Islam. Ari nta kindi. Akujyana kukumaza iki? Akujyana kugira ubu umusilamu, umuyoboke wabo, umuyoboke. Nirwo rukundo rwabo. Iyo azi kuri umukristo agukunda ashaka ngo wowe umukurikire mu nzira agize ute? Arimo. Bivuze ngo ubwo bakunda idini kurenza uko bakunda abantu. Yego. No mu kirokore? Barokore bo ni imibare. Ni imibare. Yatakubaramo umugisha we nta gukunda. Ndakareka. Ko si bose. Nawe warabibonye? Mu myaka mike umazemo wabonye ko ari imibare. Kare nkubwire. Ngiye ngikizwa, njya mu rusengero bwa mbere
nta muntu wanjyanye mvuze ngo ndakijijwe. Nabajije umuntu ngo nyereka aho basenga mu barokore, nari narabaye umugore, arahandangira njyayo, nareba ukuntu bahimbaza Yesu, ariko Imana igito babarira, akavuga ati Imana ije yatwara abantu, ariko disi siko kuri. wasanze ko bahimbaza bitandukanye N'ibiri mu mitima, wabibonye ute? Haranyigishije. Hari umugabo w'iwacu ni umwadeperi, twigeze tuganira, amenye ko navuye mu basilamu, ko duturanye, yari afite icyumba cy'amasengesho, amenye ko navuye mu basilamu, aranganiriza, arambwira ati wabibashije ute? Ndabya narabishoboye, ariko noneho byananiye. Nambwira ijambo rimwe namye ngo mu nzu y'Imana harimo imbugita, iwacu dukoresha imbugita. Iwacu ngenda umunyarusizi, dukoresha ijambo imbugita. Imbugita ni icyuma, namye ngo habamo imbugita ya danje, barayigusoka wahungira kuhungira, ugiye kumuturagana nawe akagusoka indi, uko nsanga nibyo. Baragusobose nk'abagusogota nk'abagukubugita se? Hatabayeho iyera iba yarafashe umuntu babivamo, keretse aribo baguhamagaye. Nicyo mvuze. Izi saha muhimu, hari umuntu ushobora kureba ukuntu umwereye imbuto, sibyo, akavuga ati muhira arakijijwe, reka njye gusenga aho asengera, akaza akurikiye wowe bitewe n'imbuto wamukorera akantu gato, ati nta gakiza ke, reka mbivemo, sibyo. Uwo muntu yaje akurikiye nde? Yakurikiye nye, ntabwo yakurikiye Yesu. Noneho hari n'umuntu ugenda nta muntu akurikiye usibye Yesu wenyine umuhamagaye, yitabye wa muhamagaro, akagenda yagira ibyo ahuriyemo nabyo, ntashobora kuyivaho. Aravuga ati uko biri kose nubwo ahandi kubabara, ariko imbere gato nzaba ndi komorwa. Sibyo byemera? Yego. Hanyuma se utaragera ku gihe wakirijwe, byanga bikunda ahantu wabaye ukavayo uri umugore, wahavuye uri mukuru, ibintu byaho ibishoboka urabizi, kumva niba waranize n'ibyo bintu, tuba tutazi n'ibyo ari byo, twebwe niyo twumva babivuga wumva utazi ibyo ari byo, ariko byanga bikunda wabibayemo. Umaze kugera no mu kirokore naho kirimo uzi naho ibyaho uko bimeze. Ariko reka dusubire mu misengere yawe ukiri umusilamu. Wasenga gute? Wasengaga yihe Mana? Mwavuganaga gute cyangwa se mwabanaga mute? Buriya hari ibintu biba muri, ntago Imana mu basilamu ni Imana imwe dusenga, sibyo? Kubwo itandukaniro ririmo ni uburyo ki tuyivugamo. Nge ntabwo ndi bubyemere kari imwe. Ndaza kukubwira impamvu ari imwe, wenda hari ariko nanjye ndaza kubwira ukuntu atari imwe. Nta kibazo. Ari ibintu abantu basetinze, ndavuga ko ari ukubisetinga babyisetinzemo. Kera tukiri abana bajyaga batubwira tutarasobanukirwa ibyo ari byo, ngo muri Isilamu n'urugero njya kuguha, iyo umuntu yapfuye ngo bamukanda mu nda bagakuramwo amara ngo bakayashyingura ukwayo, ngo n'umuntu bakamushyingura ukwayo. Ntago biriya bintu ari ukuri. Ntago ari ukuri, kuko nagiriwe amahirwe yo kwiga koza imirambo. Ntabwo ibyo bintu nta naho bihuriye. Mbere nabyumvaga babivuga tukiri abana pe, nkavuga ati numva ko ibyo bavuga ko ari uko, ariko siko kuri. Niba abantu batwara ibintu uko bitari, bura hari nk'umuntu nk'umusilamu yumva ko umurokora ari injiji, sibyo? Yego. Yumva ko umurokora ari injiji, n'umurokora nawe kumva ko umusilamu ari injiji. Banza umuhaga sitori kukuntu baza imirambo. Ni isuku nk'isanzwe. Gute? Gusa nta muntu bashyingurana imisatsi usutse, ntibagushyingura ubifite. Ibisatsi babikora barakogosha. Nyine no kuvuga ngo bagushyingurana isuku. Ikintu bakora ni ukukuhagira, bakagukora isuku nk'uko wowe ubwawe wayikorera uri muzima. None tukabivuga bitwaye iki? Wabimbwira rega ntabyo nzi. Ndi kubikubaza, okay, wenda nakureka tubivuge. Nyine ntabyo iyo mba mbizi mba nahise mbyivugira. Nkavuga ni process zabyo ni izi ngizi, bahera aha bagakora iki. Neza twega ko twabushize. Barakuhagira. Nakubye ngo bagukora isuku nkuko nawe wakikorera isuku. Tuvuge umuntu yapfuye.
wowe wamukorera iki uri umusilamu? reka kuvuga ngo ndi umusilamu, umuntu wanjye, sibyo, umuntu wanjye yapfuye, kwa kundi nyine umupfu ari ujya hanuka, muri bumutinye, nta kumutinya guhari, ni ukumwuhagira. Niba dufite urugero rwa hafi, nta musilamu bashyira gushyingura adafunze igitambaro buriya mu mutwe, sibyo ko nabonye no mu barokore babikora. Kaka wanjye yari umwadeperi, yapfuye ari umwadeperi, ajya gupfa bagiye kumushyingura bamufunze igitambaro mu mutwe, uvuga ati mugeni wa Yesu. Ngo ukomeza nimba asutse baramuhambura bakamwogosha, sibyo, bagomba kugira ute kumuhambura. Nimba yari afite inzara barazica. Ibyo bivuze ngo ibintu byose bimuvuyeho ku mubiri by'umwanda hari ibyo tutari buvugire kuri kamera, sibyo, twanabivuga. Hari abantu badukuriye wenda bari kurya, oya, ni akazi kabo, natwe turi buze kugira turye. Ibintu by'umwanda baramwogosha, ahantu hose hitwa ko hari umusatsi bagira ute, baramwogosha, bakamuca inzara, barangiza bya bindi byose ni ukumwuhagira, nyine baramwoza inyuma, bamucisha amazi mu kanwa ashyushye, ariko adashyushye cyane, kuko bara muri Islam harimo ikintu kirimo kivuga ko umuntu wapfuye aba yumva. Niko bavuga, Islam yemera ko umuntu wapfuye aba yumva. Ndaguha urugero baduhaye turi kwiga talimu, ibyo bita talimu. Ubwo talimu ni ibiki? Nabyo ndabikubwira. Umuntu wapfuye bivuga ko niko Qur'an yemera, aba yumva. Mu kumva rero bamushyiramo amazi adatwika nkayo we wanywa. Ya mazi rero nk'umuntu wapfuye hari ibintu bisohoka hasi by'umwanda. Yego. Iyo bisohotse nyine bamaze, nicyo kintu cya nyuma bahita bakora, babimusohoramo, barangiza bya bintu. Nta muntu uba wemerewe kubitwara. Babimenamo umunyu, ubwo na ya mazi bamuhagije bayamenamo iki, umunyu. Iyo bamaze kuyamena umunyu, nta handi hantu iyo myanda yose ijya, ni muri wese, kuko biriya bintu ni ibintu bibi. Babimena he? Muri wese. Umuntu bamudodera umwenda wera, barawudoda, utagira ni igitambaro bagura kera, barakidoda bamufunga gutya, bakamujyana gushyingura. Ibyo warabyize? Ubwo ayo masomo nyine warayize? Wiga uko bamwoza, uko bagira bate? Hari uwo ugeze woza cyangwa? Nabaga ndaho bari kumwoza. Stage se yikoze gute? Twayikoreye aho ngaho. Mwakoraga na stage? Mugashirika ubwoba? Kabupfa batera ubwoba? Buri umupfa gutera ubwoba bitewe nuko atari uwawe. Ako n'ubundi abo ngabo mwagiraga ntabwo bari abanyu? Njye mbyiga mbikora bwa mbere. Ntabwo nabikoreye ku musilamu. Nabikoreye ku mufamiliye. Uramwiyogereza? Udafite ubwoba rehe? Ntabwo nari mfite. Kubera yuko erega ikintu kigaragaza ko upfa ari rubi, umugabo n'umugore iyo umwe apfuye baranaga mu gitanda, undi arasohoka avuga ati sindi buharare da. Nabikoreye ku mufamiliye kuko yapfuye twanararanye, turi kumwe, apfa nijoro turi kumwe turyamye. Muri ku gitanda kimwe? Sinamenye ko yapfuye. Bimenye mu gitondo. Uhiritse wumva ntiyeguka, kandi ubwo wenda wari uryamye inyuma wowe. Ibyo byose urabimukorera, uramwoza, urabirangiza, nta kibazo ugize? Yego. Hanyuma babigisha se babwiye ko ibyo bintu bishushanya iki mu ijuru? Ni mu isi gusa? Ni isuku isanzwe. Ni isuku isanzwe, nta yindi sipiti idafite inkurikizi, nta yindi sipiti biri inyuma? Ni isuku isanzwe. Reka tugaruke kuri kakandi bambwiye ngo basenga Imana imwe, cyangwa se ngo dusenga Imana imwe, ko ntitwizera kimwe. Icyo ni kimwe nyine, kuko niyo mpamvu wavuyemo ukajya mu barokore, ko turi buhagere uburyo wavuyeyo. Nta muntu ukizwa adafite icyo ahunga. Uwakirijwe adafite icyo ahunga ntazatubeshye ko yakijijwe. Cyakoze hari umugore tweze guhikanira mu minsi ishize, ambwira ukuntu ngo yakijijwe, nsanga ntabwo yakijijwe ahubwo yahinduye idini. Yabaga mu idini rimwe ajya mu rindi. Namaze se wihaniye iki? Ati ntacyo.
nibihe se wari unenze aho wabaga wenda ubona bidahura n'iby'Imana yaguhishurira? Nsanga nta na kimwe, nsanga ahubwo mu idini yari arimo baramuvuze ahita rivamo ahunga uruvugo. aravuga ati njye narakijijwe, navuye muri ya idini nyigira muri ryo ndimo none nakirijwe. Tuganire numva ntiyakijijwe, ahubwo numva yahunze idini. Noneho ubwo ndashaka kumenya kugira ngo tuze kugira noneho ku gihe wakirijwe, ujya gukizwa ni ibiki wahunze wowe? Reka nkubwire, namenye neza ko gukizwa neza ni umugisha, ko gukizwa n'abitera umwako. Urumbajije ngo nkubwire ngo impamvu, nakubwiye ngo basenga Imana imwe. Yego, basenga Imana imwe, noneho n'ibyo wahunze. Muri Isilamu Allah ni Imana, sibyo? Muhammad bakamwemera nk'intumwa, sibyo? Isilamu iri mu itorero, iri mu itorero, iri mu idini ryemera Yesu. Ndaza kukubwira ukuntu bemera Yesu. Isilamu yemera Yesu, ahubwo ikintu itemera ni kimwe, ni ibambwa. Nta nubwo bemera ko Yesu ari Imana. Nyine ndabyira bikubwira. Kuko bakubwira ko Imana itabyaye, itanabyawe, itanapfa, itajya no ku musaraba. Sasa Isilamu ibintu byose Yesu yakoze barabyemera, kuko bura Isilamu Yesu ni Isa. Niko bamwita, ariko nyine ire Roma turaza gusanga atari umwe. Uretse muri Bibiliya harimo ba Yesu babiri bonyine, nibo nabashije njye gusoma, ndavuga bo nasomye. Ushobora gusanga ari nawe bita ko ari Yesu, byo birashoboka. Impamvu nyashaka kukubwira ngo dusenga Imana imwe, bo ni Imana, bemera Imana, ahubwo uburyo ki tuyemeramo nibwo bugize ute butandukanye. Twebwe twemera ko Imana yacu ivuga kandi ikora, ariko ibyo bintu ntibabyemera, sibyo? Twemera ko Yesu yatubambiwe, ariko bo ntabwo bemera ko yabambwe, kuko bakubwira ko ubwenge afite atajya ku musaraba. Kuko iyo bajya kukubwira kandi Yesu yarahetse umusaraba, igihe Petero niba ari Petero amwenguzana ngo ngutwaze, bakubwira ko ntaho yigeze awumusubiza. Icyo nanjye najyaga nshinga nkavuga ati ntabwo yabambwe, abambwe n'ubwenge afite. Ndi mu bantu nanjye narabyemezaga, ariko kankubwira ikintu cyatumye mva mu barokore, mu basilamu nkajya mu barokore. Nta muntu wampamagaye, umuntu ntawe pe, ntawe umuntu wavuga ngo yarampamagaye. Cyakora ari umuntu wanyereye imbuto, muramukazi wanjye yanyereye imbuto, nyankunda kubivuga. Twabanye ndi umusilamu ari umurokore, musaza wanjye ari umupasiteri, sibyo? Musaza wanjye ari umupasiteri, tubana ndi umurokore, tubana ari umurokore, njye ndi umusilamu. Yego, tubana mu nzu imwe, afite icyumba cy'amasengesho muri salo, bagasenga bakirirwa basenga mu nzu, tuba Gikondo, njye nkirirwa ndyamye. Umugoroba wagera nkabyuka, cyangwa no gusenga nkava mu cyumba cyanjye nkagikinga, ngasohoka nkigendera nkabasiga muri salo bagira ute basenga. Ariko muramukazi wanjye ntabwo byigeze bimutusha ngo bimubere ikibazo. Yarambwiraga, musaza wanjye yakunda kumbwira ngo uzakizwa, ngaseka. Najyaga mbona abarokora ari abasazi pe, najyaga mbona abarokora ari abasazi. Ariko umwana ari nakubwiye ngo yitwa Tasnimu, namubyaye ndi umusilamu. Imana ikajya ihora imbwira ngo iranshaka. Niganye n'umwana twiga mu wa mbere segonderi, twari twaramwimbye pasiteri, yigeze ambwira ngo Haja, ku ishuri banyitaga Hajati, wowe uzaba umukozi w'Imana, uzavuga ubutumwa, uzahanura. Ati singaho ndi tuzongera guhura, umuvugabutumwa. Twahuye ejo bundi ku rusengero iwacu, arambwira ngo ibyo nakubwiye urabibona. Kankubwira ikintu nahunze, mvuze ngo ntacyo nahunze, ntacyo naba ndicyo, nta nicyo, kuko ibyo naba ndimo ntabyo naba nzi. Waba warahinduye icyumba ukajya mu kindi, ntabyo naba nzi. Muri Isilamu habamo ikintu bakunda kwita ubushirikini. Ubushirikini bivuze ngo ibangikanyamana, sibyo?
muri Isilamu bemerera mu kuvurwa mu bintu bya kinyarwanda mu miti, ariko twebwe itorero ry'umwuka, abari mu itorero ry'umwuka ntabwo tubyemera, sibyo? Habamwe ibintu umuntu wese urwaye, nigeze ngira ikintu, nyirakuru umwana wanjye ni umusilamu, yajyaga agira ijini rimufata, ijini nyine bagita amajini, rikamubwira ngo ntujye i Burundi, ntajyeyo, yabirenga yajyayo bakamuzana ari umurambo. Rimwe ndicara ndibaza, bari kumusomera nyine nko kumusengera, kuko ntibemera ko gusengerwa, bavuga ko basengera umuntu wapfuye muri Isilamu, baramusomera. Ndibaza ni gute ijini rikubwira ngo ntugende, wageraho ukaba ikibazo? Aho si mwuka wera umwe w'abarokore bavuga, ariko tutazi ko ari mwuka wera. Mbibaza umuntu arambwira ngo hoya ntaho bihuriye, ngo ijini ni ikiremwa, ngo n'Imana iracyemera. Nkubwira ikintu rero njye nahunze muri Isilamu, gukora icyaha, wasambana, sibyo, wanywa inzoga, ariko hari ukwezi bageramo ibyo byose utabyemerewe, kuko ari Ramazani, ukwezi gutagatifu, ntabwo ibyo bintu byemerewe. Ubwo n'umugore washatse ntiwemerewe gukora umurimo w'Imana ku manywa, sibyo? umunsi wo gufunga, ukwezi ko gufunga. None ikintu cyancanze kintera no kwibaza, dufunze uko kwezi, turi imbere y'Imana, nyuma y'uko kwezi se twemerewe ibyaha? Nisambana ngere hema ngasambana, ndajya koga janaba. Ibyo ni ibiki uvuze? Koga janaba ni kwa kundi bakoresha amazi bagize ukoze icyaha, hoya kura n'ugutabaza bagiye gusara, ni ukoga janaba, ndafata amazi njye muri dushe, nyoge mpere iruhande runo, ubwo nasambanye, ndikoga, ndikwikuraho wa mwanda nakoze, mbona ukuntu ndi kujya kumuswara gusara. Ndahendoga iki gihande, ndoga ku buryo amazi mu mutwe agera ku mutwe, ndoga iki gihande, nindangiza noge n'iki, nindangiza mpite ntawaza njye kumuswara, Imana ibimbabariye ibyaha nakoze. Biravuga ngo amazi ntabasha no gukuraho ico ry'umubiri, ntiyakuraho n'ibyaha rero, bo barabyemera. Komeza. Ndareba ndasanga ni kwa kundi ni mwuka wera wari kunsanga, sanga ibyo bintu ntabwo bibaho. Mbitekereza, ariko mbitekereza mbiganiriza undi mukobwa twabanaga, twari duturanye, arambwira ngo rega nubwo nanjye mvuke mu basilamu, we ntiwamenya ko ari umusilamu cyangwa ari umurokore, ahagaze kuko yambara uko agize ute ashaka, ntajya no gusara, ntabikora, ntajya no mu barokore, ariko arakubwira ngo ibyo bintu simbyemera. Ubwo ni wa muntu nabice kubivumbura nyuma winyabyaga, kajya ku mubyeyi twari duturanye akamusengera, akagaruka, ariko kwibanga atagize ute, kugira umuryango utavukamo ikibazo. Ndicara mbitekereza, n'abandi gute nzasambana nkoga, nkajya kumuswara, ngasenga izo raka, Imana ikaba imbabariye. Numva ni ibintu bitabaho, ntabwo icyo kintu ari byo. Icya kabiri, kuba umwana wanjye azarwara nkajya gushaka umupfumu, nkumva ibyo bintu ntibishoboka. We ntibemera ko umupfumu kujya ko ari umuganga, yego, sibyo, ariko ni umupfumu. Ikindi cya gatatu, ndibaze se, ariko icyo cya gatatu nyakibaje bitewe nuko aho nakoreraga najyaga hajyaga akunda kuza abahanuzi, bakambwira ngo Imana ntigushakamo hariya, jyaho igushaka, ikampa n'ibimenyetso, ibimenyetso nkagira ute, nkabibona ko ariho ishaka, ariko nkanangira umutima. Bukeye mbwira ndi gusenga, turi muri mezi Ramazani, mpura n'umugore. Mwezi Ramazani nicyo gisibo? Igisibo, yego, nyine ukwezi ko kudakora ibyaha. Mpura n'umumama ari kuvuga ubutumwa mu isoko, arambwira ngo Imana namwe ngo ninkubwire ngo gisiba, ariko nicyo cyanya umusibye, igiye kukugira umurokore. Ndaseka, ariko ndangije mbwira Imana bati, Mana we, niba ushaka ko nzaba umurokore, abagabo abasore mbona bashaka kungira abagore, umugore n'abasilamu, no mpuza n'umugabo w'umurokore, numpuza n'umurokore nzaba umurokore, ariko nishaka umusilamu ntabwo uzaba ukimbonye. Impuza n'umurokore, mugabanye no mu ADEPR.
mva muri isilamu mbwira Imana ndabwira ati nimba ntaravamo. Umuntu yigeze ambwira ni umushehe muri covid, yigeze ambwira muri covid mbi Nyamirambo, covid yaje ndi Nyamirambo muri mpuze Nyakabanda. Umushehe arambwira ngo ngorehe wari ikintu kimwe ngira ngo nkubwire, hari ibintu utazageraho nuguma mu bugoryi urimo. Kujya ku muswara mu gitondo, saa sita ukajya ku muswara, saa cyenda ukajya ku muswara, ubwo saa nyine ukajya gusara, saa 12, saa 5 kuziza ibipindi 5. Babyita ibipindi 5. Ubwo ni kwa kundi nyine umusiramu agomba gusenga 5 ku munsi. Yego. Hari ibintu utazageraho. Ndambwira none gute? Aramye ngo isi urashaka gutera imbere. Ubwira uburyo ki byakoroha. Ndambwira yego, ariko n'undi muntu wabisubiremwe ejo bundi ndi Rusizi. Kwizera kwawe ati Abanyafrika ikintu cyatwishe twizereye mu gusenga. Ambwira uburyo ki nshobora kugenda imbere y'igiti akibwira ibyanjye igiti igiti tureba inyuma yawe kirahari, dore n'imbere yawe kirahari. Nkakibwira ibintu byose. Hari undi muntu wa kabiri wabisubiremwe ejo bundi, nkakibwira ibintu byose. Aramya ngo impamvu udatera imbere hari abantu bakoresha inyenyeri yawe, ibintu nk'ibyo. Akantu k'inyenyeri nabo barakaze. Yego, Satani afite imbaraga koko. hari abantu bakoresha inyenyeri yawe. Ushobora kugenda ku giti, wamara kukibwira ibyo ushaka byose, wowe wazamuye niya, wazamuye kwizera. Mbese nangana Ikinyarwanda cyanjye n'igike ndi kukiga vuba. Wazamuye kwizera, wamara kuvuga umaze kubwira icyo giti, ugakora ku butaka bwaho igiti gigize ute gitereye, ugasiga mu maso, ukagenda ugategereza iminsi mike. Sigara nibaze se, buriya nubwo nari umusiramu, buriya tugira n'akantu ko kuvuga bitewe n'umuryango naho uvuka, bitewe naho uvuka bikomotiva, cyangwa se n'amasengesho abantu ho ku ruhande bagusengera. Urugero kaka wanjye atarapfa, yigeze ajya gusenga aramubwira ngo umwana wawe w'imfura, umwana uzamukomokaho ntuzasigarana impano zawe. Umwana wa kaka ubyara papa, imfura yiwe nyine, papa wanjye ni imfura iwabo, umwana we azabyara w'uwo muhungu we niwe uzasigarana impano zo gusenga, kuko ninjye usenga mu bana kaka byara. Abandi bose ntibakijijwe, ntibanaguye, mbese barimo hagati, ntiwamenya aho bahagaze. Kaka rimwe twicaye arabimbwira, arambwira ngo nubwo uri umusiramu rehe, ariko ni wowe uzakizwa. Imana yarabimubwiye, ibanga ararigumana. Abimbwira narabyaye. Aramwe ngo ibyo wigira byose ndagusengera, nzi ko uzakizwa, sinzi ari ryari ariko nzapfa warakijijwe. Ibintu nahunze muri Isilamu ni byinshi. Imana muri Isilamu ntivuga. Komeza utubwire, umaze kutubwira nka 3. Kukerega umuntu wese ukijijwe akwiye gukizwa. Wenda ndazanjye kubishyira mu mbundo nyuma, ndaza kubishyira mu imbundo. Niki imbundo? Ubwo ni incamake. Ariko ubwo ni incamake nanone, ni impine y'incamake. Kuko urumva habaho incamake, ariko no mu ncamake ushobora gukoramo akantu gatoya noneho kabumbatiye bya bintu byose. Nyuma y'uko uhunze yuko noneho ni kuba Imana itavuga ibyo, hari n'ababa aho Imana ivugira batavugana nayo, ariko iyi barahari. Ukaba mu nzu y'Imana, Imana ivuga, Imana ikora, Imana ireba, itavugana nawe, aba ufite ikibazo. Dufite abarokore benshi rwatubaza ngo Imana muvugana mute? Uwo ngo ntago ari umurokore. Abo ni bamwe. Niho dufite n'abandi batavugana n'Imana rero, ariko bafite andi majwi bumva. Aho yari ntago ari umurokore. Akaba hari nakimura ko ari umurokore. Biretse ndaza nituza gusoza ikiganiro, ndaza ari inkuru ndi buze kuguha nyine z'umuntu, kuko izo zo ntabwo ari inkuru zafasha abantu ngo tuzishyiremo hano. Ndaza kuguha inkuru z'umuntu ubona ko ari umurokore ariko atari umurokore. Impamvu mvuze gutyo ubwo nuko turaza kwa tumuziranyeho. Hanyuma
guhunga ibyo bintu. Impamvu mvuze reka mbanze njye mbishyire mu mbundo y'icyo nashaka kuvuga. Mbanze ubundi iyo dukizwa, dukizwa duhunga umujinya w'Imana. Nicyo kintu cyonyine, kuko ntabwo wakizwa uhunga ibyaha muri Isilamu, nujya mu barokore uzabisangamo. Ntabwo ibyaha wabihunga, kuko n'umuri byavuze ngo ibibi nta hantu twabihungira. Uva mu isi waza mu idini ugasanga hari ibirenze biba mu isi. Hari n'ukuntu twajyaga tujya gusenga ku cyumweru, ukumva umuntu yasinze ngo Mana ngo tumaze icyumweru ngo turi hariya mu isi, ngo none ngo tuje mu nzu yawe. Ugasa muje mu ijuru, kuko muri rusengero muri gusengeramo already rwubatse mu isi. Ugasanga nyine muravuze ngo tugiye gutaha, ngo Mana ngo tugiye kumara icyumweru ngo turi hanze, turi mu isi. Ubwo atari ubwo nyine abari mu mwuka nyine. Okay. Kandi Bibiliya avuga ngo iyo turi iwacu mu mubiri tuba turi kure y'Imana. Noneho rero ntibivuze ko naho mu nzu y'Imana atari mu isi. Ntabwo dukizwa rero duhunga ibyaha, kuko ibyaha usanga no mu gakiza winjiyemo uri burwane nabyo. Ahubwo dukizwa duhunga umujinya w'Imana gusa, uzarya abanzi b'Imana cyangwa se uzarya abanyabyaha. Noneho impamvu ndi kukubaza ibyo wahunze ni ibyari kukongeza umujinya w'Imana ku buzima bwawe. Umujinya w'Imana wigeze unzaho. Karabaye gute? Nagiye mbica hejuru ndashaka kuvuga, ariko umujinya w'Imana wigeze uncaho mbyara umwana. Ntabwo nshaka ko ibintu tubica hejuru. Mbyara. Hari abantu buriya nyambabazwa n'umuntu ujya gusenga cyangwa uvuga ngo ari mu gakiza akitirirwa iryo zina. Hari ukuntu kuvuga ngo kwa murokore, ni murokore ku munwa, ariko nyamara umuntu w'imbere si murokore. Bibaho cyane. Nabyaye ndi muto, kuko umwana wanjye mfite imyaka 9, imfura. Cyonyine n'imyaka mfite nyivuze wahita mfa ko nabyaye ndi muto. Mwana wanjye yajyaga arwaragurika. Mwana wanjye ararwaragurika kuri rwa rwego nashoboraga kumara iminsi ntajya ku bitaro bya Gihundwe. Umudokiteri wamukurikiranaga akampamagara. Icyumweru cyashiraga ntageze Gihundwe. Dogiteri arampamagara akambwira ati se mwabaye amahoro cyangwa yarapfuye waramushyinguye. Urumva urwo rwego byari biriho. Kuri centre de santé y'iwacu, titirere waho iyo yamaraga iminsi atarakira raporo by'umwana wanjye, yagiye namutwaye nijoro, duhamagarira ambulance, yacaga mu rugo iwacu akaza kumbaza aracyariho, tasi nima aracyari muzima cyangwa yarapfuye sinabimenya kubera akazi, ni muzima ari nkamumwereka. Umva urwo rwego byari biriho. Ibyo byose byabaga kubera iki? Ni naranze kwita. Niho uvuze ngo umujinya wigeze guhura nawe? Nahuye nawe. Ariko hari ikintu nyankunda gushimira aho Imana igihe cyose ndi gusenganya bw'Imana yarakoze. Umwana wanjye aba yarashyinguwe. Umwana wanjye ararwaragurika, afite ikibazo cyo mu bihaha. Ibihaha byarajemo amazi. Nkwaka kayaga uri kumva, yabaga yagagaye kera. Yagagaye. Ariko namugeza kwa muganga bakampa imiti yo gupfufahaza tugataha. Biba ngombwa ko umudokiteri bari baramuhaye ugomba kumwitaho. Mujyana ari ameze nabi pe. Nagiraga transfer, sinahindiraga ngo nce kuri centre de santé y'iwacu. Iyo yagagaraga nari mfite transfer ihoraho. Iri direct. Nta no kujya gutonda imirongo. Yari urgence igihe cyose nagiraga Igihundwe ninjiraga bati wa mukobwa wacu aragarutse. Ku rwego byagezeho nge bimbere ikibazo, umusekirite waho yamara iminsi atambona akampamagara. Akubaza niba atarapfa. Aracyariho. Nta n'ibyiringiro byo gukira babaga bafite. Kuko ukuntu yabaga ameze, Tasinimu yavuye kure ariko ni inkumi. Ni inkumi kuko namuvanye mu basilamu arasenga. Imana ishimwe. Icyo gihe wabyumva gute nyine Imana iguhamagara ntiwitabe? Najyaga numva ko ari abasazi. Ariko umunsi umwana wanjye apfa. Yaranapfuye kandi? Najyanye umwana Igihundwe ameze nabi. Ngira ngo umujinya w'Imana wigeze unzaho.
njyana umwana igihungu, umwana ameze nabi, umuganga wamwakiraga yitwaga Eric, yari umurundi, aramutwara. Hari ibintu bajya bakora byo gushitura, shitura rimwe, shitura kabiri, shitura gatatu, arangije arazazunguza umutwe agera gutya. Tibiranze. Icyo gihe iyo mbikurenya mvuga ati Imana tujye tuyitinya. Yari afite undi muntu ari gukurikira, afite nawe agomba gukurikira. Amujyana mu bitaro bya Bushenge, umwana aguma aho yapfuye, ari nijoro. Ahita agenda, umwana byarangiye. Nahamagaye se umubyara, yambwiye ijambo, gusa naramubabariye kuko naje kumenya ko intambara zose nahuye nazo icyo gihe ninjye wiziraga, nta muntu ngomba gutwaraho umwikomo. Nibyo wariziraga? Nariziraga, nta muntu nigeze nge nzira, ahubwo umwana wanjye yaranziraga. Ikintu uvuze kirumvikana, umwana wanjye yari ari mu bibazo, mu ngaruka zanjye za nyina. Kuko iyo nza kumvira mbere ntago byari kuba ikibazo ku mwana.